Nari nyiri ku ishuri icyo gihe twarababyinnyi dukunda kujya kubyina ariko nari mfite bashiti banjye bakunda gukoresha izo staff cannabis. Bakunda kunywa urumogi, bakunda kunywa umwoto, njye ntago negeze nk'ibyo bintu mbere ntarajya muri boarding. Kuba narakana kaba karaho mu rugo gatinya ababyeyi, kuba nabasha kuvuga ngo ngiye gusoma kuri ibyo mica kugendana n'ababinywa reka da. Bansomeje kukoto. Ndabanze nsoma hakambere ndaheza giye kubona mbona umwari gutotora ibistafu nkabona ari kujya ashyira mu gapapuro ariko ibyo ntago ndi kubitekerezaho cyane ngo nibaze ni ibintu ki. Ndangije ubwo ndicara baragakoza kawidi nyine bakita kawidi urabizi. ubwo bagakoze barabanza baragatambara bagakubita mu bera ari umukobwa directrice yaranyegereye then baramuhereza nawe barampereje. Ndagira ntereka njye ntago ndimo aho ndahita avuga uti nyitambarera kiyorera icyo kidage ariko aba baratambaye noneho hari mushiti wanjye umwe aragira ati reka Kevin turiya ntago uzibanga ari wa hano situra ababyinnyi ubwo uzuka dunzeho wajya wabyina noneho babafana twajyaga tuba dufite mu kigo bakikuba bakiyongera tabafana babashimisha kakahava cyangwa ibyo byo kumbwira ngo abafana ngiye kwiyangiza mbizi komere yambwiraga ko atari byiza kuva kera urumva ari sawa. Nageze gutya nicaye muri sala ari mu gitondo ku cyumweru ngiye kubona mbona hinjiye abapolisi bamaze kwinjira bababajije umuntu bita Bawa ninde mu bantu bari hano. Hari umubela bita Fearless muramuzi w'umuhanzi, hari uwo bita Chris the Game X muramuzi nawe umutera n'amatatu, ewana n'umuji nawe w'umuhanzi tu muri hip hop nyarwanda. Twicaye mu rugo turi kunywa inzoga. Okay, inshuti rero bakunze ba Pare na Marene ni muri rwa rugendo rwacu rwo kubazanira abatumirwa batandukanye bafite ubuhamya bugiye butandukanye. Turi muri ya week twihaye ivuga ngo eske umuntu arahinduka, umuntu yabamo umuntu muzima, yareka imico mibi runaka yugarije societe nyarwanda, yugarije muri famille se akaba muzima. So rero turi kumwe n'umusore mwiza hano muramureba, umusore hari ino campaign tuvuyemo, hari abamaze iminsi bavuga ati City ufite abasore beza, ariko imbere yanjye hari n'abandi bakiri bari hanze bakobwa rwose ko hari abahungu beza kandi batari muri City cyangwa se ariko nawe za joining dollar cyari na mutoya nawe agenda atanga uwo musanzu we. Turakwakiriye kuri Pare na Marene TV, watangira wibwira abadukurikiye. Okay, merci. Amazina yanjye ni Iranzi Kevin. Yitwa Iranzi Kevin. Kevin rero turakwakiriye kuri Pare na Marene TV. Turi kugira ngo dukubise twibwira mini turambura ubuhamya bwawe. Kevin muntu ki, ubuhamya bwawe buratangira hehe? Watangira wibwira abantu eske wowe muri ubu buzima umuntu aca mu nzira nyinshi, inzira waba waraciyemo ukavuga ati iriya nzira nari narayiciyemo finally nza kubona ko nayobye, ubu ndashima Imana yuko ndi mu nzira nziza. Inzira mbi waba waraciyemo ni iyihe Kevin? Ni nkasa ni nyinshi cyane ariko ku izijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge. cyane inzira yo gukoresha ibiyobyabwenge bibaho ari byinshi. Hari we waba warakoresheje ibihe? Cannabis cyangwa se urumogi mu kinyarwanda. Rero Kevin biragaragara yuko warabiretse ubu. Ubu umeze fresh, ndashimira Uwiteka n'igihugu cyabidufashijemo. Okay, urashimira Imana ndetse ugashimira n'igihugu cyabidufashijemo. Nanjye ndashimira igihugu, imuri national cyangwa se indirimbo y'igihugu cyacu nitangira ngo Rwanda nziza rwose ni ukuri kw'Imana. Ndashimira buri wese ugira uruhare kugira ngo ashyireho itafari mu kubaka kino gihugu kibashe kuba Rwanda nziza koko. Ni nacyo natwe Pare na Marene twaje kugira ngo nibura turebe yuko hari icyo ari umusanzu twatanga natwe kugira ngo u Rwanda rwacu rushe kubaho neza kurusha uko rwari rumeze. So Kevin byatangiriye he? Ntabwo ari ibintu byizana gukoresha cannabis, byagenze gute?
ducire muri makeya uko byagenze, ingaruka mbi wabikuyemo, igihombo wagize bitewe nacyo, byagenze gute? Mu gutangira byatangiye twiga boarding Mhm. ku kigo, turi abanyeshuri benshi ko twe twari ababyinnyi mu kigo. Then story ndende ariko naca mu mayange turagusaba kugira ngo usamarayizinge, ariko nanone ubuhamya butanga ubuhamya bufite umutwe n'inuza, uvuga ati wari ukiri mu ishuri, ku ishuri byagenze gute, nyuma uvuye ku ishuri se wakomerejeho, byagenze gute, bari ibyo tubwira. nari nyiri ku ishuri icyo gihe twari ababyinnyi dukunda kujya kubyina, ariko nari mfite bashiti banjye bakunda gukoresha izo staff cannabis, bakunda kunywa urumogi, bakunda kunywa umwoto. Njyewe ntabwo negeze nk'ibyo bintu mbere ntarajya muri boarding, kuba nari akana kaba kari aho mu rugo gatinya ababyeyi, kuba nabasha kuvuga ngo ngiye gusoma kuri ibyo cyangwa kugendana n'ababinywa, reka da, byabaga ari nk'ikosa mu muryango. Nagize gutya ngeze mu wa 4 secondaire, ndabyibuka twari bubyine kuri stage, then turagenda tujya ahantu ngo twari twibese ikigo, tugenda kureba ishumi zacu nyine zabaga ziri hauti y'ikigo. Hari umuji wigaga mu kigo cyacu ariko asohoka ko yari umukobwa wa directrice, noneho n'uwo muji ari musaza wiwe, uwo mukobwa nyine. Ubwo tugira gutya turagenda tugerayo, barabanza batama koto, ndabyibuka twari bujye stage, njyewe nabo batama koto. Koto ni inzoga, namwe murabyumva. Ndicara ndatuza, nanga kubanza kunywaho, noneho abandi bakajya banywa bavuga uti twe tugiye kwigera kuri stage, ahubwo wowe warabyibagiwe, fata abanza kubita ku kuma, wumve ingera kuma kabigenza, urebe ko hari ikintu wabivugaho. Ndamubwira uti se inzoga, izo nzoga nzinywe rero zankaraga nkashiduka ndenda no gupfa, ahubwo icyiza sitwareka nkikomereza kujya kuri stage nk'uko ajya bahita bambwira uti warasoze wa kintu. Ubuzi wowe uramutse unyweye koto kujya kuri stage wabyina ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Ndavuga utako se izo stories zanyu mwagiye muzigabanya, uti oya, ti wowe gerageza muri imwe wumve. Bansomeje ku koto, ndabanza nsomaho akambere, ndaheza ngiye kubona mbona umwe ari gutotora ibistafu, nkabona ari kujya ashyira mu gapapuro, ariko ibyo ntabwo ndi kubitekerezaho cyane ngo nibaze ni ibintu ki. Ndangije ubwo ndicara, baragakoza akawidi nyine bakita akawidi, urabizi. ubwo bagakoze barabanza baragatambara bagakubita mu bera, ari umukobwa directrice yaranyegereye, then baramuhereza, nawe barampereje. Ndagira nti reka njye ntago ndimo, aho ndahita avuga uti nyitambarira kiyorera icyo kidage, ariko aba baratambaye. Noneho hari mushiti wanjye umwe aragira ati reka Kevin, buriya ntabwo uzi ibanga ari wamuhana, turi ababyinnyi, ubwo uzi ukadunzeho wabyina. Noneho babafana twajyaga tuba dufite mu kigo bakikuba bakiyongera, abafana babashimisha kakahava. cyangwa ibyo byo kumbwira ngo abafana ngiye kwiyangiza, mbizi komere yambwiraga ko atari byiza kuva kera, urumva ari sawa, ariko warasaza. Urese bunzaga ko yasomye wajya guisomaho. Hakaba hari umushiti wanjye twararanaga wabyangaga ibyo bintu, ni nawe nanagenderagaho cyane, kuko burya inshuti mbi cyangwa icyo bitaga kungu nicyo kibasha kwangiza urubyiruko. Yego, uwo mushiti wanjye nagize gutya, ndabyibuka nkwa ku nzoga, numva kararyoshye, ndiye mu mwotsi wa mbere no ku kawidi, barambwira ati reka warakisha umwe dada mu nda, ariko wumva ukuntu bimeze. Ndavuga nti reka nirya mu ndi. Ubwo zuwa kabiri nawe usomyeho ndakorora nenda gupfa. Ndavuga uti mana yanjye, none ibi bintu amaso batangiye gutukura. Ndaragira ati tambara hano mwihorere. Baduhereje n'undi, hari n'undi mushyashya twari turi kumwe nawe uri kwiga. Ego, ubwo ngubwo nawe baramuhereje ngo asomeho, then asomaho, arongera asomaho. Ubwo muri ako kanya nanjye ndatangira ndireba, njya mbona natangiye no gutukura, mba n'inzobe. Ndavuga utaye ku bundi wa mugani uko kakantu kanabikurikirana. Kumbe ubwo natangiye kuba igiki kikaritasa, aho ngaho nabayibobo nyine, ubwo nk'abandi bose babinywa, tangiye kwangirika. Ubwo umuji yagira gutya, arongera arantambara uti rya mundu. Ndabyibuka nasomyeho, nongeye gusomaho, numva none ibintu birahindutse, tuba turavuze ngo dufate umwanzuro wo gusubira mu kigo. Bahita bajya kuzana uturbiti tw'utwizimisho, ngo nakizimisho, kujijisha kugira ngo atagira ubwonko, hatagira ushana yuko twariye ko kantu. Tayema kizimisho orbit, tugiye mu kigo tumeze neza rwose nk'abahungu,
tugezeyo stage crew yacu iba ari izamuka igiye kujyaho yari Stars crew igiye kujyaho ngo tubyine. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu bashyizemo umuziki mu kigo turi kubyina, baba narabyinnye ndizihirwa koko. Burya ikiyobyabwenge tazaza bumva bavuga ngo ni ikiyobyabwenge ngo ukire ngo biba ari ibindi, ni ikiyobyabwenge koko. ubwenge buba bwavuye kuri control, buba bwavuye kuri control. Nagize gutya ndabyina ndirekura, numva nibwo buzima bwa mbere ku isi mbayeho bwiza buryoshye. Nari umuziki papa, ndabyina mbyina n'akari burore neza. Narabyinnye diterani kubita hasi ndabyina umuziki ndawukata koko. Numva bya bintu ni umuti. Ubwo nitubaye nk'abava kuri stage wa mugenzi wacu ahita ambwira ati ariko se si wari warigeze Kidage kuva mbere wabonye kuno kari akabora ari umuti. Akaboro gatuma irekura kuri ukarya umuziki, urabona atari yatarati tugira gutya. Aravuga uti ubundi twakwiyongoje tugasubira kurya kandi hano hariya tukabona ko twigarukira. Hari zamu twamukubitaga gake n'agahumbi, ukisohokera narebi nawe tukamwinjiranira agakushe ko kuza kurya. Ari igihombe muri za mvugo zobo nicyo biti nkende, nicyo biti n'agakende. Ubwo ngubwo tukamukubise turagenda dusubira hanze tunywa ako kantu, turongera tugaruka mu kigo nawe tukamuzanira. Hirenzaho umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bura nka 2 week ngo dutahe. Tugera gutya ndi kumwe na mugenzi wanjye arambwira uti Keve ngwino nkwereka ahantu merekeza. Shaka nkwerekeza ariko subundi waje nkagira ahantu nkwereka merekeza. Twari mu Birambo mu karere ka Karongi. Bwatambitse tujya ahantu biti Kibirizi ku isoko, ewe sina habari ngo biri kugenda bite, ndikumva ko tugiye hafi nko kamwe ngo merekeza, ndumva ari ahantu hafi. Ariko nkabanzi ko iyo zamu bamusigiye agake aba bigomba kugenda bigatinda amakano. Ubwo reka tugende tugere mu isoko tubanze dusome ku kantu ka koto tukaguze. Umuji wanjye arambwira ngo ariko gakoto ni inzoga. Ni inzoga. Keve gerageza ujye uvugisha, ujye uvuga ibintu mu mazina yabyo, kuko abantu benshi uretse sirega z'urubyiruko barugenzi rwawe yemwe rwanaciye muri ibyo bintu, ariko hari abantu batabizi cyangwa se nunabivuga ubivuge. Hamwe mu nyumva ikinyarwanda cyaragiye ngo inzoga nta koto ni ukuri kw'Imana. Ubwo tugira gutya turagenda abarambwiye ngo tujye gusumba kawidi. Ubwo nukujya kugura itabi. Ngo merekeza dusumba kawidi ngo hano munsi y'isoko ry'Ikibirizi hano hari urutoki rwo kwa Nyiraneza. Aho haboro rero ewana abatipe bajyaga kuhagurira itabi cyane. Ubwo tumanuka turi abanyeshuri babiri. None ubwo nanjye banyita Idage nyine nk'umuntu ubikoze bundi bushya nyine nibwo mbirimo ndi bushyashya. Dennis nari nzi ngo nyuma bizangendekera gute, ntumvaga nyine ari akantu kari aho ngaho, ariko nzi ko leta ibirwanya. Kuba mbizi undi akanambwira uti shyiramo ubwenge mu byo ukora wa kintu. Nanjye ni bya bindi by'abana b'ubu urabizi imvugo zabo. Ngira gutya nigaga mu wa 4 segonderi ndangije Kevin nangiye kujya mu wa 5 tugenda tugiye kugura itabi. Rero bari gukina urusimba barara bari aho ngaho, mbona bashatse kumpabya mu kuntu. Byashize akanya twumva ngo so ziraje. So ni polisi. Izo ngo bita ngo so ngo baraje. Ubwo ngubwo abatipe barahubutse. Uwabandi nanjye mpubuka nazi ngo ndahubukira he. Ubwo barirukanse muri make. Barirutse kwirukanka, barirukanse nyine. Muhunga polisi. Muyireba sahiva muzi naho twebwe baraje bahita bafata baruguru. Mumuzane nabiri abandi bahita bamanuka birukanka. Ubwo kumanuka twiruka cya kironda amahirwe umuntu yigirira. Nabaye nk'usitara ahantu gutya mu mukingo nge mba ndidunze. Kwidunda nidunda ngo mu mukingo abandi bakajya bawutaruka bakomeza basimbuka bagenda. Hano wa mugenzi wanjye umwe mu banyeshuri twiganaga uwo bari batwaye twajyanye baramufata. Bamufashe bamujyana mu kigo aho ngaho twigaga. Ubwo nanjye ndi gushyashyana nshaka uburyo ndi bugaruke mu kigo. Ngera mu kigo mpagera mu mugoroba. Ubwo zamu nyine barambajije uti se bimeze bite ko nabonye mugenzi wawe muzana we wari uri he. Ndamubwira uti njye nacitse ni Imana yanyitabariye. Aragira ati we bamujyanye rero. Bamujyananye n'abandi barara bafatanye banywa itabi. Bagiye ubwo bamujyanye kumufunga. Yego. Ndavuga uti se njyewe ntago bambuze. Aragira ati reka umuhungu wawe yapfuye nk'intore. Urya ngo gupfa intore ni kwa kundi umuntu watatanga undi. Ubwo ngubwo tugire gutya ngende nje mu cyumba muri doro twararagamo. Umuhungu twararanaga mutagahirwa ari inshuti yanjye kure. Aragira ati se Kevin wahindutse kwiyo mico watangiye kujyamo ibyo bintu watangiye kwirukamo by'amatabi nta kintu byakugezaho.
urabona ufite ahaye hazaza uri kunywa iryo tabi. Ndamubwira uti sha byiyorere wimereza. Ndambwira uti rero mugenzi wawe wundi najyaga mbabwirana bamujyanye. Ubwo ngubwo mu gitondo tugiye kujya kuri Rassemblement tubona abapolisi baramuzanye n'ipingu, bamuzanana na babandi bahamagaza n'ababyeyi biwe uwo mwana. Ubwo ndi yapfuye kigabo, yanga kunanga pe, yanga no kunanga ko twari turi kumwe. Kandi mu by'ukuri ko twari dusumbye ko twari tuguze, nubwo nikubisemo mu kintu nkabasha kwita nkomeza kuryama, nari imbabaye nicyo cyakomeje kundyamisha. Ntago naryamye kubwo kubitse bareka ubwo nari mbuze uti kiba kibe. Ubwo nta mvune wahakuye? Narayihazanye yo mu ivi ko naravunitse icyo gihe. Ndabyibuka ko uwo mugenzi wanjye ninjira zamuwe namusigiye ko ngako twari twaguze, aribwo yanandetse neza nkagumamo imbere mu kigo kuri Rassemblement. Bahamagaje ababyeyi b'uwo mwana, baje kuhagera bo mu mugoroba mu masaa 7 gutyo saa 8. Bahageze biba ngombwa yuko babyigaho barabikemura. Kevin tugera gutya turataha, haburaga icyumweru ngo dutahe. Igihe kiragera turataha. Tugeze mu rugo hari abashiti banje bandi babikoreshaga mu bo twiganaga, bari banatuye mu gace kacu kari agace bita mu cyahafi ariko ndakeka harabaye hazima ntabwo bigihari. Ubwo tugire gutya nitugerayo mu gace dutangire kongera kuba inshuti ngo turaciringa, ngo babyita guciringa, kongera kujya uvugana n'abashiti bagenzi bawe. Abo bakoreshaga ibiyobyabwenge njye sinabikoreshaga muri icyo gihe, ariko mu gihe nagarutse mvuye ku ishuri nari nsigaye mbikoresha. Babandi nicagaho mvuga ngo babinywa ibimogi, batangira kwitwa inshuti zanjye, utangira kuba amashuti yawe, ushaka kubegera tukajya dusanye. Noneho Mera aratangira arambwira uti baho nawe usigaye nk'urumogi. Ndagira ntindesa kumeri, noneho ibintu uri kumbwira niba hari umuntu nubahaga mu isi y'abazima yari Meri. Ariko kubera itabi nangiye kujya numva nanjye ngo ndi umuntu mukuru, ndarambaza iki, ari gahunda dufitanye, urumva bimwe by'abana b'ubu ngubu. Ntangira kujya nigira umuntu wahatari. Ubwo ngubwo Mera atangira kujya mbuza izo nshuti mfite, yambwira se Kevez inshuti ko ntacyo zakugezaho, ko ntacyo zakumarira, wakwirinze ukagira ubwenge. Aranyigisha umubyeyi biragenda biranga pe, biranga neza. Nkajya nihorera muri ubwo buswingi bwa widi, uziyornwe urya nk'inzihi. Gapeti yewe wa mwana utaragira gapeti, nahorana gapeti iri hejuru. Nkagenda nijijisha agakwereka umubyeyi ko ntahaze, bajya kuryama nkaza kubyuka mwibangana twongira nkateraho. Ubwo ngubwo ngira gutya Kevin ndakomeza ndaheza mbi inshuti n'abo ngabo. Ntangira kumenyana n'abandi noneho bibaga, najyaga ntinya kugendana nabo. Bagenzi banjye tangira kugenda tuba inshuti nabo, bakajya bajya ngo guhiga ibiceri niko babyita. Bajya guhiga bagasanga ndaho ngaho, batanya no kujya banyungo ariko Kive ubundi wazagize ubwenge, uzigira ikidage ugeze ryari. Ibintu byose wigira idage ngo gucoma n'ucoma, ngo uzaza ucomana n'abawe. Yose mbere waracomaga, uje ukajya wihigira ibiceri nawe ugasa neza nk'abandi baji wahita upfa. Kajya bama inama, urabyumva icyo bita gakungu, nuko umwana ahinduka gake gake. Yego, ubwo nanjye bakajya bameza nama nkumva nibyo, nkana ukuntu bambaye, nkabona ukuntu babigendesha, kandi mu by'ukuri nta kimubyaye naramuburanye. Ntangira kujya nigendanishwa nabo. Meri yarabibonye rimwe ararakara aravuga uturanzurana ni yarantuka, nanjye numva ko ibintu ndimo atari byo. Meri yageze aho abona yuko watangiye kubifataho. Kubifataho ubwo ngubwo nibwo yanabibonye ibyo gufataho byo, atangiye no gushyira kurande ko yarabimenyereye ko ndahagera akanandeba mu maso akahita abibona. Ariko agera aho ngagerageza kwakira nk'umubyeyi mu gihe yamaniye, akabona ntibyashoboka. Kandi umubyeyi gufungisha umwana we burya nabyo ntibishoboka, ari ibintu biri jungu. Gupevera uwo mwanzuro ufata bakeya pe. Ngire gutya umubyeyi wanjye anyiyame kugendana n'izo nshuti, bajya guhiga, mbone badoza umuntu baramucapuye. Ubwo turi kugendana umunsi umwe n'umushiti wanjye, banacapuye umuntu, telefone w'umumama abamanutse yahoreye hariya hahoze kontineri mu cyahafi, umuhanda ku ikorosi, batarahasenye bahari kugera iterambere, amazu mataje yahagaze. Ejo natwe turi mu mataje. Then ubwo amucapuye telefone, twari turi kugendana turi no kuvugana, nta nabitekerezaho na gato. Wa mumama ahita agira ati uyu niwe bari kumwe. Wa muhungu ze kunamwihakanye nivuye inyuma, tereka reka uti ngewe nakuririye iki papa, njya kuzira iki ngo mugenzi wanjye atwaye telefone. Narihakanye ndavuga uti mw'abanyarwanda
njyewe uwo muhungu avuga simuzi, ngiye kubona mbona umuntu anciyeho yihuta, mbona ahise amanuka yiruka, umumama avuga ngo ntware telefone, sinzi ngo bivaye bijyaye, ngo bari kumwe, nari ngiye kuhafungira, haje abapapa babiri banzi ko ndi umwana wo kwa runaka kandi basikiye umuco najya nyigira, baramvugira uti no mwana tereka no mwana ngiye kuguhamagara abantu babiri nubaza ukumva koko ibyo bintu abikora ndabafasha tumujyane ku nzego z'umutekano. Yahamagaye wa mbere bita Nshimiye, namuhamagaye de n'undi aravuga uti uwo bita baho, iyo mico ntiyegeze yigera, kandi koko mu by'ukuri muko bahoze banzi babizwe ibyo mico ntiyegeze nyigera. Nuko ari bwo wari utangiye kwangirika buhoro buhoro. Nibwo nari ntangiye bo uko bari banzi, babonaga ari wa mwana wigira gusenga nk'ibisanzwe, none ubwo itabi ryari tarangaragara mu maso, burya iri ntwaro ukuntu ugenda rekana kugaragara mu maso. Nageze igihe Mary ambuza abo bashiti banjye bya hatari, abirakariramo birenze, wa undi noneho washikuje telefone ngiye mu gace nsanga yiriyemo ijana. Ku gastori ntago nakakubwiye, yayiriyemo ijana amahagasini senkani, amayeho senkani mpita numva akazi nako ubwo agwa mugani ko mboni zishuwa zirya wajya nkuherekeza aho kabikora ukiruka ngasigara amagaze njijije. Mgenzi wanje bimubwiye arambwira utahubwo wowe mu gitondo uze twisubirire guhiga, abimbwira mfite kazini wanjye wari uri kumva bita To Green, agira gutya umuvandimwe arambwira uti Kevin koko ugiye kuba umujura? ndagira ni se ngewe namugize umusazi, ahita ambwira uti ngaho nyegera nkumvishe record, yarayinyumvishije, yagiye hagarara inyuma kuri toya hano bamereye ibyo cyo turi kubivugaho, arangije arambwira uti kanze nkuteze Mary, ntiyatinzemo gatesa mu neza, ndaranyegera aragira ati mwana wanjye ushatse wahinduka. Ubwo ibyo byose biri guterwa n'iki? Nsigaye nkunda kunywa urumogi cyane kubera ikigare icyo bita gakungu, nsigaye nkunda nyine kumva ndi umuntu ngurenze kubera itabi, nari natangiye kwangirika mu mutwe ko mu make nagiraga discipline pa, ntabasha kuvuga amagambo abonetse yose, ndi wa mwana w'utusha, ariko ko bugenda bucya bwire ko mbikoresha niko mpinduka. Deni nagize gutya, Mary babimwumvishije yarababaye, papa yikoze mu misani y'urushyi rw'amatwi, reka da mubyara gukubita hatari nanjye ndavuga uti Yesu we mana yanjye, nifata uko nguko ndamureba, arambwira uti se ko ntacyo wankora uri kundebamo iki? Iceceka, umubyeyi ntiyakubwira ngo ugire ijambo renzaho, ndaceceka, ahita ambwira uti mwana wanjye kuki amagambo nahereye kera nkubwira nzi ko witwararitse ko kunabigenderaho, ukinana kugeza na n'ubu wabaye ikigoryi utakibitekerezaho. Ahita ambwira uti nkusubiriremo wumva ayo magambo, ndambwira uti nta kibazo nsubiriramo, arambwira uti nkusubiriremo reka nkurase urundi rushyi nkusubiriremo. Mary yaranyubahaga nankunda nk'umuhungu we nyine mukuru, yumva ko kuba yankubita nk'uko nguko nta kintu byamugeza. Ikintu cya mbere yumvaga gishoboka nuko kuganira, yumvaga ko kuganira bikemura ibintu byose, kandi koko mu by'ukuri iyo ucaje umwana ukamuganiriza ukamugira inama, burya inkoni ivuna igufa ntabwo ikiza ingeso cyane, ariko kuganirije umwana niko nawe abasha gutekereza kabiri, agafata time nawe akabyumva. Arambwira uti mwana wanjye sinaguhereye kera nkubwira ngo urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze, sinzi niba wumvise uwo mugani, uri gusobanukirwa? Ndimo ndabyumva. Bigashira udahaze, ushobora kwiba ukiba uwo muntu iyo telefone ye ukayigurisha, nyuma ukazifuza kwiba n'iyundi, nyuma ukifuza kwiba n'iyundi, uko ukomeza ni kuri kugenda ubigisambo ruharwa. Yego, kandi nanone nta mafaranga wakwiba yagukura kuba wakongera gukenera kurya cyangwa kongera gufata ndi. Wagize ubwenge mu by'ukora ukagira ubwenge mwana. Byo yarambwira iryo jambo ndagenda nditekerezaho mbona niryo. Ubwo iby'itabi ibyo naramunaniye, ubwo nayo maze igihe kwiga nsigaye nigira nabishatse, nkaba ndagiye icyumweru kimwe ngo bamaye ngo gusohoka nyine kuba nagize ikigo nagikawuse ngo nagiye mu bashumi banjye. Ubwo ngubwo bigenda byanga gake gake, kubw'amahirwe natangiye gusubira ku murongo, ariko Mary aruko mbonye acuruza noneho kakaboro najyaga njya kugura ahandi. Waje kwisanga mama, waje gusangana mama nawe asigaye arucuruza nyine mu buryo bwo kugira ngo mubone ko mwabona icyo nkomeze no kwiga, kuko yari afite bashiti bamugira inama akamubwira uti hariya aho witwaye neza yaboneka amafaranga. Nanone akajya areba aho kugira ngo njye kubinywera aho hirya bazanamfatira aho mu marigara ngo nagiye kubinywerayo, avuga uti undi wajya ndicuruza
nkabona abo bakiri abana banjye bakabaho n'uyu muhungu wanjye sinabona ikigoryi ngo agiye kuri nkuriye akarubonera hafi. yego ubwo ngubwo kabi gasekwa nk'akeza. yego Umubyeyi burya umubyeyi nta kintu na kimwe atakorera umwana we Yego. ngo arebe yuko umwana we yava mu njishajishemo cyangwa ahantu mu mage arimo kwa. Yego. ubwo yasanze nta kindi gishoboka asanga agomba kuzajya aruguhera hafi ukarufata mu rugo. nanjye rero natangiye arambwira ute ko mwana wanjye ntuzagira umuntu ubwira ko mbigira, nawe bagenzi bawe niba bazaba bagutuma ujye uza ugende ku ruhande uzumbwire use nk'ugiye kurigura hirya ko muri dowandi yo mu Muhima kugira ngo murahazi abantu basumbiraga itabi byataye cyane rwose wagira ngo none nkagenda nkasa nk'ugiyeyo nkahita nibeta inyuma nkahita ngenda mu rugo. ubwo nahagurukaga ari uko ari 5 bagiye kuntuma. ubwo ni nka 4 tugiye kugura 5 twicare tupopere nduzi ko ari ugupopera. ubwo ngubwo nkaba ndikase nkaba ndagenda yamukubise kamwe kari ihene senkisi nkaba ndagenda yamukubise ndongeye ndigarukiye gakeya Mary nkaba ubwo ukaba koreye akazi mu Mary nawe nanjye ubwo ndi kwikorera kuko nanjye urumva ndi bukenere kurya nta kazi nari mfite. ubwo ngubwo ibyo nahise ntaruka cyane nagiye nsoje kwiga igihe nari nangiye kujya nicara mu rugo noneho nihuse bihagije ndangije botipe dutangira kujya tuba inshuti batangira no kujya noneho banamenya ko Mera bigira tweruye nyine urumva byatangiye kumenyekana tugenda tumenyekana gake gake dusumbayo abatipe benshi baza kurigura mu rugo. nta turi hari n'umwe nabonye wajya guza kurigurayo ariko byumva ko twarari ingona nawe twararisangiye uwo mugabo gusa nawe ndabibona ko yahindutse nta gakiri nka mbere. ndakubwiza ukuri ko umubyeyi yakomeje kuricuruza igihe kimwe kirakomeza kiratambuka. tambwira ko waduhaye ubuhamya kare yuko nawe yabiretse uriya mugabo no mu rugo yazaga gusumba. ubwo ngubwo tugire gutya byahuriranye tugire gutya umunsi umwe bafate mugenzi wanjye bitaga Jolene umupeti w'inshuti yanjye yarunyweye yari kucuruza yari yarinyweye amaguru urumogi bamufate bamubaza ahantu bacuruza itabi kugira ngo bamureke kuko ari igikondo iyo ugeze muri UI utanga abagenzi bawe kugira ngo amakuru dukomeze gukesha urubyiruko turukuramo imico mibi y'ubuyobyabwenge then utanga amakuru nyine gutangira amakuru ku gihe. we noneho ni bamujyanye muri UI bamujyanye mu nzererezi hari umutipe bita Bishop wari umuyuwayi wakundaga kunywa urumogi ari nawe konse we yaziraga urumogi nawe yarijyaga ni injector we nibyo yaziraga yajyaga yinjector kwinjector ubwo no kwitera inshinge. ese nabwo bitera urumogi bitera iki cyonyabwenge ni mugo niyo bashyiramo okay heroine ndangije ni heroine ndangije ubwo ngubwo Kevin uwo mushuti wanjye baramufashe uwo ngo ahita mushuka ubundi mu nzererezi iyo ufite ibyangombwa kuwa mbere uraburana na RIB watsinda bumva kuri ku bantu by'ukuri bakakurekura ugatako n'abantu bashyira mu gaciro. yego bakumva utabura uri kubeshya ukaba wasubira akakubwira uti subiraho waraye n'icyumweru cyangwa 2 ukahita utaha ntabwo bijya birenga. agize gutya UI ubabazanye wa mwana w'umuhungu aza kubereka mu rugo ndabyibuka hari ku cyumweru I love 26 turi kumwe na Mary n'abashuti ba Mary twabaye baraye banywa inzoga ariko wa gatandatu ndabyibuka then ubwo ngubwo bahageze ari mu gitondo abo bapolisi nyine bo binjiye twasinana kuramburira nta bidanje story nageze gutya nicaye muri sala ari mu gitondo ku cyumweru ngiye kubona mbona hinjiye abapolisi bamaze kwinjira bababajije umuntu bita Bawa ninde mu bantu bari hano hari umubela bita Fearless muramuzi w'umuhanzi hari uwo bita Chris the Game X muramuzi nawe umutera n'amatatu ewana n'umuji nawe w'umuhanzi tu muri hip hop nyarwanda twicaye mu rugo turi kumwe inzoga njyewe yaje mu rushuti wanjye bita Dani arambwira uti Kevin ko mfite icyana kiri buze kunsura uyu munsi wamerekeje kugurura uko nyage hano mu mashyirahamwe nkaza tugakubitaho tukageza byibuze mu gice ubundi nyuma tukaza kureba uwo mukoboyi wacu w'umwana ndiwaye n'igihe nshobora no kuza kukakwibiraho bakinwe uzabura ubwenge nanjye ntawasi
tuba tugiye twegeye imbere gato barambwita ariko Kevin nanjye nkisabira akantu se nk'umuntu tugiye no gusanyira kuri ako koto ntimbwiye nagakushe sufite tugende tumita mubwita wikirwa uvunika mfite agapisi home gawe tugaturitse n'undi tugende twishyuhiye mu mashyirahamwe nawe yaracumaga tujya kukareba ubwo Mary yicaye mu nzu Petit Frere yakinaga box avuye gukina box nibwo yari akibijyamo aza twe tumaze kukarya ko nagiye nkazana mu nzu tujya kukarera ruguru mu kugaruka twicaye ku irembo twumva umugabo bita Tishof ukunda nyine kuvuga iby'itabi avuga ibibi nawe n'ubundi then turi kumwumva numva nyine inyonga yari story y'inyonga part 1 part 2 na part 3 turi kuyumva Petit Frere mbona ahingutse yikana avuga ati ati nahiriye nase bigenze bite ubwo twe tumaze kugacuma turi kumedita gato kugira ngo tubone uko tujya kugura yako nyaki ngo bimeze bite ngumana inyana yimbwa ngo narindi gukina box ngo nkubisi ngumi yesuwe bagira ngo numunsi wo kubeje nguramo gloves mu bukamusigira ibyawo mitandikomereza ambwe ati hangane nyine rebe mukira y'amako yiterana amakofi biri hejuru ubona nayikira ukajya ngo nabivuyemo mbiyobewe nahane we byihorera bagiye ngo koga mu byukuri nawe yararinywaga nakazi ni wanje wari urimo nawe yararinywaga no bita X yararinywaga nanjye nararinywaga abatarinywaga no Fearless wo muhanzi no Chris ubwo ngubwo baraza je wa muji bita Danimba namubwira